Tujye kuganira ijambo dusanga muri Yohana nibice byaho ni 9 ku murongo waho wa mbere tukageza kuri 3 cyangwa 4. Haravuze ngo titire yayo iravuga ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Hanyuma ijambo rikavuga ngo akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi, abigishwa baramubaza bati mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Ari ikintu ijambo ry'Imana ririmo ratubwira ibintu bikomeye cyane, cyangwa se navuga ko harimo ubwiru bukomeye. Imana irashaka gukora ikintu gikomeye kugira ngo abakubonye bamenye yuko ari Imana ibikoze. Kuko uyu muntu akimara guhumuka avuye Isorowamu, abantu bafashe ijambo baravuga batari ko se uyu si wa wundi tuzi. Hari uko abantu bakuzi muvandimwe, abantu barakuzi ibyo wigira, abantu barakuzi ibyo wakora byose, hari uko abantu bakuzi. Ijambo riravuga ngo abantu baravuga bati ariko se uyu si wa wundi tuzi wahoraga asabiriza, wahoraga afite ikibazo cyo kutabona? Bamwe bati niwe, ariko bitewe nuko arimo agenda noneho areba baravuga bati mwitonde, uyu muntu barasa ntabwo ari we. Umva iby'Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Iyi Imana igukoreye igitangaza abantu barakwitiranya, iyi Imana igukoreye igitangaza abantu bakeka ko atari wowe, iyi Imana igukoreye igitangaza. Uyu munsi hari umurongo abana b'abantu baba baraciye ku buzima bwawe, baba baraciye umurongo bavuga ngo ubuzima bwawe buhera aha bukagarukira aha, ariko ntibamenye neza yuko hari icyo Imana igomba gukora ku buzima bwawe ikavuguruza ibyo abantu bibwira. Rero ndimo nsatira gusoza, ndagira ngo dusengere muri iri jambo mu izina rya Yesu. Shaka ko dusenga ariko ukizera yuko Imana yagukura ku cyiciro kimwe ururimo ikagushyira ku kindi. Imana yigeze ikura Mefibosheti i Lodebare imujyana i Yerusalemu, ihindura amagambo, abana b'abantu bahindura amagambo. Imana yaguhindurira ubuzima, Imana ifite ubushobozi bwo kuguhindura ubuzima, situasiyo urimo ikayihindura. Uyu munsi ushobora ijambo ry'Imana rirambwira ngo uyu munsi wararurira ngo ariko bwacye mu gitondo impundu zikavuga. Si igitangaza yuko uyu munsi abana b'abantu bagufata ijambo, si igitangaza ko uyu munsi abana b'abantu bavuga bati runaka ari kuri uru rwego, ariko ejo mu gitondo byahinduka. Ejo ndimo ndakubwira ko Imana ifite ubushobozi bwo guhindura ubuzima bwawe, ifite ubushobozi bwo guhindura situasiyo, igacecekesha abana b'abantu, igacecekesha iminwa ikuvuga, igacecekesha hari abantu bakuvuga utanahari, bakakugambanira utanahari, rimwe na rimwe bakanagusebya utahari. Ariko iyi Imana ikoze igitangaza ku buzima bwawe, abantu bose barakugarukira bakavuga bati runaka koko ni umukozi w'Imana. Hanyuma mureke dusenge Imana mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana yacu, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, turagushimiye ku bw'aya magambo duhaye, turagushimiye ko Mwami Imana hari icyo ugiye gukora ku buzima bwacu. Hereza umugisha mu izina rya Yesu. Shalom shalom. Yari Ntambara Emmanuel, Imana ibaho umugisha.